ukagira imana imaro mu isibo, mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, mu karere no mu gihugu. Mwifuje kugira imana umumaro wagiye na Jaguari ukagenda muri wa bugu. Mwifuje kugira imana umumaro wagiye na Rwandeya ukajya muri biriya bihugu, ukagenda ukayihagararira. Imana yakubona ikabona uri umwambasaderi wayo. Iyo ugize ishaka ryo kwihagararira, Imana irakurwanira uko bwije n'uko bukeye. Mwambwira ngo amen. Ako ni akamaro ko guhumuka. Niba uzindi jambo twasomye, Imana yanatwambukije n'inyanja turayitambuka. Iyo tugomba kwigirira icyizere. Imana yaduhaye manu mu butayu, nta nzara yigeze itwica, tugomba kwigirira icyizere. Imana yaduhaye amazi, inyota itwishe, nta nyota yigeze itwica, tugomba kwigirira icyizere. Tugeze imbere twahuye n'amaboko y'Amaleki, Imana ituneshereza amaboko y'Amaleki, tugomba kwigirira icyizere. Tugeze imbere tuhasanga Yorodani, Imana icamo kabiri Yorodani iratandukana turambuka, tugomba kwigirira icyizere. Tugeze imbere tuhasanga inkike z'Yeriko, Imana ibita inkike z'Yeriko ziraritagurika, tugomba kwigirira icyizere. Iri hejuru y'Abanaki, iri hejuru ya ziriya mbaraga. Kubera iki basubiza mu magambo? Kubera ko Imana yarabahumuye amaso. Umuntu wese Imana ihumuye amaso, nubwo imbere haba hari ibintu birebire, arabireba akabona ni ubusa. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Abantu baje gusenga muramburire Imana amaboko. Imana tuyikomere mu mashyi, tuyivugize impundu nta kintu bitwaye. Turashimira Imana ko yatanze Yesu tukabona agakiza. Imana ibishimirwe. Uri agakiza karuta ibintu byose. Imana ibishimirwe ko yatanze Yesu. Kabiri, turashimira Imana ko turiho, ko umuntu ariho, naryo nishimwe. Ndibuka ko twaherukanye umwaka uri murarangira, turi kuvuga ngo twibutse iminsi ya kera. Si ibyo jambo twaganiriye, umuntu yarebaga iminsi ya kera uburyo Imana yabanye nawe. Nkuko Dawidi yavuze ngo nibutse iminsi ya kera, Zaburi 143:5 avuga ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza imirimo y'intoki zawe, urambura amaboko. Tuvugirize mo. Murakoze. Hanyuma ku bashyitsi hano, kanserege ntabwo ndi umushyitsi cyane, ariko ku bashyitsi nitwa Mukeshimana Theogene, ndi umugabo barizwa ku itorero ya Nyarufunzo muri paruwasi ya Muganza. Ndi mwene so. Imana ishimye ko nzayiciye mu bayobozi banyu bacu kugira ngo tuganire ku ijambo y'Imana. Narimba kumbuye. Nyamara narimba kumbuye. Imana ibahereze umugisha. Nagize umugisha mahura n'abagabo, na Imana ibahereze umugisha. Hanyuma reka twute dusome ijambo y'Imana. Imana yashyize ku mutima igitabo cya kabiri cy'Abami. Turasoma ibice 3, dusoma n'umurongo wa 17 wonyine. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 3, dusome n'umurongo wa 17. Turaza gusoma ahantu habiri honyine, ubundi tuze kuvanamo icyifuzo tuze gusenga. Mwamugiye ngo amen. Igitabo cya kabiri cy'Abami 3 n'umurongo wa 17 hari ijambo rivuze ngo, nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze mumure amaso arebe. Nuko Uwiteka umura amaso y'umusore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu kubwanditswe na Mariko, ni ibice 10. Dusome dore ku murongo wa 51 tugeze 52. Mariko ibice 10, dusome murongo wa 51 tugeze 52. Ijambo rivuze ngo, Yesu arayibaza ati,
urashaka ko nkugirira? Iyo mpumyi iramusubiza ati mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati igendere, kwizera kwawe kuragukije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo mbaganirize iciye muri njyewe, ni ijambo rifite intego ivuga ngo Imana yongere igukore ku maso, yongere urebe mu izina rya Yesu. Se mwanyumvishije? Imana yongere igukore ku maso, wongere ugire gute? Urebe. Hanyuma mw'isi y'umubiri hari ukuntu umuntu akavuka afite ubumuga bwo kutabona, kandi ubwo bumuga bwo kutabona ntabwo ari wowe uba warabyiteye, nta nubwo ari n'ababyeyi be. Iyo usomye Yohana 9, Yesu abigishwa bigeze bamubaza, baramubaza ngo kuriya muntu yavutse ari impumyi ni ukubera ibyaha bye cyangwa n'ibyaha by'ababyeyi we? Yesu aravuga ati ntabwo ari ibyaha bye, nta nubwo ari ibyaha by'ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo umurimo w'Imana werekanirwe muri we. Mwamvugira ngo amen. Ngo arangije atoba kono, akamukoza mu maso, aramubwira ngo genda wiyagire mu kidendezi cy'Isoromu, bisobanurwa ngo yaratumwe. Agezemo arahumanuka, arongera agira gute? Arareba. Rero hari igihe umuntu akavukana ubumuga bwo kutabona, atari ukubera ibyaha se cyangwa se atari ukubera ababyeyi be, oya, ahubwo ari ukugira ngo umurimo w'Imana werekanirwe muri we. Kabiri, hari igihe umuntu avuka mu gukura kwe agakura ahuma. Ibyo bibaho kandi. Se mwanyumvishije? Ukavuka ureba, ariko amasaziro yawe ugasaza utareba, bakurondata kandi mbere batarakurondataga. Mwanyumvishije? Hanyuma rero no mu isi y'umwuka y'umuntu yemeye umwami Yesu n'umwami n'umukiza, arahumuka akabona. Mwanyumvishije? Ariko iyo usubiye mu byaha urahuma. Ugira gute? Urahuma, kandi humye ugira iherezo ribi. Ibyo Imana yagambiriye kuri wowe ntabwo ibisoza. Mwanyumvishije? Umuyobozi yatuganirije ku ijambo Abisirayeli bari kuva muri Egiputa. Mwanyumvishije? Hanyuma Imana ibwira Mose ngo natuma abagabo 10 bajya gutata i Kanani. Bibiri bivuga ngo hagiye abagabo 12 bajya gutata i Kanani, basanga iterana ryose rirateranye. Hanyuma Mose abwira aba bagabo, arababwira ati reka mbabaza, mbese igihugu Uwiteka rero kuduha kirahari koko? Nibyo. Baravuga ati kirahari koko. Abagabo 10 bavugira icyarimwe kubara 13. Baravuze ngo igihugu Uwiteka yarahiye kuduha kirahari, ariko twagezeyo dusanga y'abanaki, twebwe twagaragara imbere yabo tugaragara nk'inzige. Kandi Mose yabatumye agira ngo barareba. Agira ngo barareba. Ayo magambo bavuze ababaza Mose, ababaza Abisirayeli. Abisirayeli babwira Mose, baramubwira ngo namva zari ziri muri Egiputa kugira ngo dupfirane muri ubu butayu. Ariko Kalebu na Yesu kubara 14:8 baravuze ngo niba Uwiteka Imana atwishimira, kiriya gihugu azakitujyanamo, kandi barabanaki tuzabajya nk'uko umuntu arya umutsima. Niba gifite ikibakingira, niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Mwamvugira ngo amen. Nta kindi cyatumye basubiza amagambo, Imana yarabakoze ku maso barabona. Ntabwo batewe ubwoba n'abanaki, ahubwo bahaye agaciro Imana yabakuye muri Egiputa. Yakoze ibimenyetso 10, kandi ikimenyetso kimwe cyatwaraga imyaka 3. Ibimenyetso 10 Imana yakoze kugira ngo Abisirayeli bave muri Egiputa byatwaye imyaka 30 bavayo. Kalebu na Yesu ntibarebera Imana mu banaki, barebera Imana muri bya bimenyetso Imana yakoze bavayo. Barageze baribuka batariko Imana yanatwambukije n'inyanja turayitambuka. Iyo tugomba kwigirira icyizere, Imana yaduhaye manu mu butayu
nta nzara yigeze itwica tugomba kwigirira icyizere. Imana yaduhaye amazi inyota itwishe nta nyota yigeze itwica tugomba kwigirira icyizere. Tugeze imbere twahuye n'amaboko y'amereki, Imana ituneshereza amaboko y'amereki tugomba kwigirira icyizere. Tugeze imbere tuhasanga Yorodani, Imana icamo kabiri Yorodani iratandukana turambuka tugomba kwigirira icyizere. Tugeze imbere tuhasanga inkike z'Yeriko, Imana ibituma inkike z'Yeriko ziraritagurika tugomba kwigirira icyizere. Iri hejuru y'Abanaki, iri hejuru ya ziriya mbaraga. Kubera iki basubiza mu magambo? Kubera ko Imana yarabahumuye amaso. Umuntu wese Imana ihumuye amaso, nubwo imbere ye haba hari ibintu birebire, arabireba akabona ni ubusa, ahubwo ahantu yamukuye niho hari hakomeye. Ntabwo mubyumvise kandi ahantu Imana yadukuye niho hari hakomeye. tuba twarapfuye ariko Imana yabanye natwe. Bamwe muri mwebwe bari kuba ari abasazi, Imana ibarinda ibisazi. Abandi mugendera mu tugare, Imana ibarinda. Abandi muri impumyi bagenda babarundata, ariko Imana igenda irwana porofesi ikaba. Abandi babatega iminsi ngo ntago uyu mujyi wa Kigali uzamaramo ukwezi, none wabonyemo gakondo. Iyo yakoze ibyo yigirira icyizere. Amen. Tutaho Rastafa, umuntu wumutse amaso arebera Imana mu byo yakoze by'ejo hashize. Rebera Imana mu byo yakoze by'ejo hashize. Ndakubwiza ukuri, tuve mu myaka yindi basi, reka tujye mu mwaka 2023. Imana yabanye nawe, ibana nawe mu kwezi kwa mbere, ibana nawe mu kwezi kwa kabiri, ibana nawe mu kwezi kwa gatatu, ibana nawe mu kwezi kwa kane, ibana nawe mu kwezi kwa gatanu, ibana nawe mu kwezi kwa gatatu, ibana nawe mu kwezi kwa karindwi, ibana nawe mu kwezi kwa munani, ibana nawe mu kwezi kwa cyenda, ibana nawe mu kwezi kwa cumi, ibana nawe mu kwezi kwa cumi na kumwe, ibana nawe mu kwezi kwa cumi n'abiri. Umwaka 2023 Imana yabanye nawe. Iyo yabanye nawe 2023 n'izabana nawe na 2024. Bamvuge ngo amen. Kuko uko Imana yacu yari ejo n'uyu munsi niko iri kandi niko izahoraho iteka ryose. Muyikomere mu mashyi muyivugize mu Defora. Aya magambo Kalebu na Yoswa bavuze akora ku mutima w'Imana, akora ku mutima w'Imana. Imana irirahira iravuga ngo ndi Uwiteka. Kalebu na Yoswa bamvuze neza, ntabwo bandebeye mu Banaki, oya, ahubwo bandebeye ahantu nabakuye, bandebera uburyo nabavanye muri Egiputa, bandebera uburyo nabambukije inyanja, bandebera uburyo nabahaye manu, bandebera uburyo nabahaye amazi mu butayu, bandebera uburyo nabitumye inkike z'Yeriko zikaritagurika, bandebera uburyo nabambukije Yorodani, bandebera uburyo nabitumye inkike z'Yeriko zikaritagurika. Bangirira icyizere, nanjye ndi Uwiteka. Kalebu na Yoswa nzabageza i Kanani kubera ko bamvuze neza. Ariko biriya bigabo 10 nzabicisha mu giga, ndetse n'abandi bakuru bose nzabica. Cyokoza nzageza abana babo babyare mu butayu, ariko abantu bose bakuru sinzabagezayo. Nzagezaho Kalebu na Yoswa ndetse n'abana babo. Impamvu Imana agezeho Kalebu na Yoswa n'abo bana ni ukubera ko Kalebu na Yoswa Imana yabakoze ku maso barabona. Imana ibakora ku maso muri iri teraniro, mwongere murebe mu izina rya Yesu. Nayo mbatangariza amakuru, uku twese turaha dufite ibigeragezo bidusumba, mwanyumvishe, bigatuma ureba imbere ariko nturebere Imana muri ibyo bigeragezo, ahubwo uyirebere uburyo yatanze Yesu ukabona agakiza. Mwamvuge ngo amen. Uyirebere mu byo yakoze by'ejo hashize bizayitera gukora n'ibyo hagaze muri ako kanya. Mwamvuge ngo amen. Imana ishimwe. Hanyuma nihuse kandi, uyu ni Elisa yarahagarariye Imana mu gihugu cya Isirayeli. Elisa Imana yaramukoze ku maso arabona. Elisa ntabwo yahunyuzaga, no,
yararebaga originali. Hanyuma nihuse kandi igihe kiza kugera umwami w'Isiriya aravuga ati ariko mfite ikibazo ko abisirayeli iyo tugiye kubatera babimenya ubundi bimeze bite? Muri twebwe nta cyitso kitubamo. Baramubwira ngo muri twebwe nta cyitso kitubamo, ahubwo mu Isirayeli hari umuntu w'Imana witwa Elisa, iyo twagira umugambi wo kubatera arabimenya. Umwami arabaza ngo Elisa ni generali nde, ni majoro nde, ni kapiteni nde, ayobora akahe karere, ayobora iyo ntara, uwo Elisa ni muntu ki? Baramubwira ngo muri abo bose uvuze Imana yabakoreramo, ariko si we yakoreyemo, yakoreye umuntu utazwi n'abantu ariko uzwi n'iki? N'Imana. Umuntu wumvise Amaso kenshi na kenshi ntabwo abantu bamumenya, ariko Imana iramuzi. Bamvugira ngo amen. Umwami nihuse kandi aravuga ngo rero uwo Elisa ndumva akazi arakomeye, nimushakire ingabo. Ubundi ingabo ziba mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere hari ingabo zirwanira mu kirere, uburyo bwa kabiri hari ingabo zirwanira ku butaka, uburyo bwa gatatu hari n'ingabo zirwanira mu mazi. Batoranyije ingabo muri ubwo buryo butatu, kandi ingabo za Sineyipa zisobanutse. Ntabwo bari kuza kwa Elisa ari abantu basobanye, bashatse ingabo zisobanutse. Nihuse rero zaraje zigota umudugudu, zigose umudugudu Gehazi aba arasohotse. Nimba yaragiye kuri toilette, nimba yaragiye numbaza ibyo ari byo, ariko bivuga ko yasohotse mu gitondo cya kare ngo akubise amaso ingabo kubera kutabona, ngasura mu nzu rukango. Abwira Elisa aramubwira ngo ese turapfuye turanashize, uzi ibifaru biri hanze, uzi za buhembe, uzi ingabo zihari ziteye ubwo. Wenda yaranatitiraga, wenda yashatse no kujya no kuri toilette kubera ubwoba kandi. Hanyuma Elisa amubwira ijambo ryiza, maze Elisa aramusubiza ati ngo witinya, ingabo zitugose ziraruta zimurabona. Gehazi aravuga ati nawe urakabye, ingabo zitugose ziheze. Hako ntugakabye, ibyo urabivugira hano mu rusengero, urabivugira hano mu nzu, sohoka gatoya urebe. Elisa itavuga ngo mana muhumure amaso arebe. Imana itumura amaso ya Gehazi ahita abona bazengurukijwe n'ingabo z'iki? Z'umuriro. Reka mbabwize ukuri bagabo bagenzi banjye, Imana yongere bakore ku maso mwongere murebe. Babyeyi bacu, Imana yongere bakore ku maso mwongere murebe. Rubyiruko, bakobwa, basore, Imana ibakore ku maso mwongere murebe. Murebe ibyo bikugose, uko gutaranika kugugose ni Marie Jose. Uko kwiga ukaba ufite diplome akaba nta kazi ni umubu. Iyo guhaye kwiga ukaba ufite diplome biracyashoboka. Yigirira icyizere yakwinze ku ntebe y'ishuri ukava ku ntebe y'ishuri ufite diplome, biracyashoboka. Ibyo bikugose kuba warashatse ugatinda kubyara nturushishe. Gira Imana icyizere. Iyo ugoye gushaka ukaba ufite umutwaro ukaba ufite umufasha, biracyashoboka. Iyo arengeye Sara atangira itama muranga agarukira hino ku Kamonyi, ikamubaza umwana w'umuhungu akamwita Isaka, iyo ngiyo iracyarenga ibikore. Mwamvugira ngo amen. Nkanswe wowe ugira itama ukagarukira mu ruhango, biracyashoboka mu izina rya Yesu. Nyamara cyashoboka, cyashoboka. Ubwo burwayi
biracyashoboka. uburwayi bugeranye nk'imbeba iyo arengeye Yohana 5, iyo arengeye wa muntu wari umaze imyaka 38 ikamukiza ntawe yagiye, iracyahari, biracyashoboka. icyo Imana igusaba defa muri amaterano yongere igukure ku maso, wongere urirebe, wongere urirebe, wongere urirebe. defa ikuvanye mu cyaro ikakugeza muri uyu mujyi wa Kigali, biracyashoboka ngo ikomeze ikubeshe mu izina rya Yesu. iyo urwaye akazi ukaba wumva iterabwoba ngo ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ntabwo bazi aho wagakuye ku mavi, none uje no kukarindisha amavi, biracyashoboka. iyo Imana yigirira icyizere yakwijeje ko iyo ntebe iracyahari, ikomeze kurengera. mwamvugira ngo amen. Imana ngiri gukure ku maso, wongere urebe, nurebera Imana mu bibazo, nurebera Imana mu bigeragezo, ahubwo uyirebere mu byo yakoze by'ejo hashize. mwamvugira ngo amen. biracyashoboka iyo akurindiye ku iseta ukavayo muzima ukazana umudede muzima. iryo terabwoba Satani murakuzanira ngo uzicwa n'inzara, ibyo Imana yakoze ikakurindira ku iseta nizo nzara n'ikomeye, inzara n'ubusa. biracyashoboka. Imana ngiri gukure ku maso, wongere urebe mu izina rya Yesu. mwamvugira ngo amen. ngo Gihazi ajye kubona babona bazengukishwe n'ingabo z'umuriro. nimumure umuntu uhumutse amaso, Imana imugotesheje ingabo z'umuriro. mwamvugira ngo amen. kuki imugotesha ingabo z'umuriro? ni ukubera iki? urwandiko rw'uruhu rwaravuze rimwe kabiri, rwavuze ngo abamarayika bigize umuyaga ariko bagira ibirimi by'umuriro. umuntu uhumutse amaso ni ibirimi by'umuriro. mwanyumvishije se? kandi usomye Zaburi 104 yaravuze ngo ibyamarayika bivuze iti ingabo y'abamarayika bayo imiyaga, ngo ariko abagaragu bayo ibagira umuriro waka. umuntu uhumutse amaso ni umuriro waka. mwavugira ngo amen. iyo bamuvumye umuriro amuvumura, iyo bamuteze umuriro aritegura, iyo bamugambira ibibi umuriro umugambira ibyiza, iyo bacikuye inzoro umuriro urazisiba, iyo bafunguye umuryango wa gereza kandi Imana yanditse ko utagomba kujya muri gereza, umuriro waza ugafunga umuryango wa gereza. iyo bakohereje ihembe ngo mu gitondo barumva ko amatangazo yatanzwe ko wapfuye, mu gitondo bakabona muhuriye mu isoko mwagiye guhaha. mwamvugira ngo amen. umuntu w'umutse amaso ntabwo ajya ava mu mubiri biturutse mu mugambi wa Satani, ava mu muri biturutse mu mugambi w'Imana. kuki ava mu biturutse mu mugambi w'Imana? ntabwo aba ari uw'isi, ahubwo aba ari uw'ijuru. uwo Yohana yamuvuzeho 1:12 yavuze ngo icyakora abamwemera bose bakamwizera yabahaye ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. umuntu w'umutse amaso n'umwana w'Imana personel, afite indangamuntu ze. mu izuru hari irangamuntu dufite, ariko no mu isuruka hari irangamuntu dufite ikomoka ku Mana Data. mwamvugira ngo amen. biracyashoboka. Imana ikoze kuri Gihazi ku maso ahita abona za ngabo ni fake. Imana igukure ku maso urahita ubona bya bindi byawe bikuzengurukije n'ibya fake gusa. se mwanyumvishije? nukuri Imana yongere igukure ku maso mu izina rya Yesu. Ese nibwo yasohotse arangije ahita avuga ngo Mana izi ngabo zuma amaso, Imana izuma amaso. arazibaza ngo murashakana? ati turashaka Elisa. ati nimuze njye kumubereka. Elisa bagenda imbere, babigenda bashwiragira inyuma yiwe. umuntu w'umutse amaso ibimuhiga bigenda bishwiragira inyuma ye, ariko imbere haba ari marayika. nimumure muri iri terana Imana ikoresha marayika mu izina rya Yesu. mwamvuye ngo amen. kandi marayika kuri imbere akaba ari urwobo. ntabwo marayika asimbuka urwobo ararusiba agatera intambwe nawe agatera intambwe yahavuye. iyo imbere yawe hari umusozi, ntabwo marayika asimbuka umusozi arawitsa, yamara kuwitsa agatera intambwe nawe agatera intambwe yahavuye. rero Imana ikoresheje marayika muri iri terana mu izina rya Yesu. mwamvuye ngo amen. ngabageze mu Rwisamariya nihuse
hanyuma elisa ahita afata imana izi ngabo zihumura amaso zijye kubona zibona zengukijwe n'ingabo z'abisirayeli bati karabaye aha twageze gute ko biteye ubwoba baratitira umwami w'abisirayeli abaza elisa avuga ngo izi ngabo zanye zitsinda elisa aramubwira ati ingabo nzanye ntabwo wazica ahubwo zo maze zikaraba ubundi zigabura zisezerere umwami ahita yumvira inama ya elisa baza amazi zirakaraba zigahora barazisiza kuva uwo munsi abasiriya ntibongera gutera abisirayeli kubera umuntu w'imana witwa elisa imana yakoze ku maso mugabo mugenzi wanjye imana igukore ku maso kuri izi tariki banza ari nk'umunani ahari mwanyumvishe igukore ku maso wongere urebe mu izina rya yesu mubyeyi banjye imana ibakore ku maso mwongere murebe mwanyumvishije rubyiruko imana ibakore ku maso mwongere murebe nibakore ku maso nta kintu ibishuko bizabatwara hano hanze hari ba shuga mami na ba shuga dadi iyo usomye igitabo cya mbere cya Mose itangiye 3:9 haragaho kitwa Yosefu imana yaragakoze ku maso muka Potifari arakifuza kugira ngo baryamane ariko Yosefu yanga kuryamana nawe nta kindi cyatumye ataryamana nawe rukako imana yaramumuye amaso yabwiye muka Potifari avuga ati amafaranga yose wama ibyo biguzi byose wama byigumanire nishaka nzapfa ndi umutinda ariko nubaha imana mwamvugira ngo amen umuntu imana ikoze ku maso arahamya igihe kiza kuya muka Potifari amamagara mu cyumba avuga ati ngo nabubwire bageze mu cyumba muka Potifari avuga ati rero ndagira ngo turyamane hari ibintu imana avuganye nawe ariko birashoboka ko yabincishamo ubundi nkabisohoza atari kugira ngo mbisohoze nuko turyamana wenda rimwe ibyo byose ushaka urabihabwa ariko Yosefu kubera guhumuka avuga ati sinshobora kuryamana nawe arinda hava adataye ibaba amasaza ya Yosefu abo wa kabiri ku mwami uruga 127 abaminisitiri w'ine abibeshejwe n'iki nuko imana yamukoze ku maso nabyo ngutangariza amakuru umuntu w'umunsi amaso icyambere ubugingo buraho burahari kabiri no mu buzima busanzwe imana igenda ikurwana uko bwishe nuko bukeye mwamvugiye ngo amen nyamara twihuse rero elisa ahita agira umumaro rero umuntu w'umutsi amaso agirira imana umumaro wifurira kugira imana umumaro mu rugo iwawe ukagira imana umumaro mu cyiciro ubarizwamo ukagira imana umumaro mu isibo mu mudugudu mu kagari mu murenge mu karere no mu gihugu wifurira kugira imana umumaro wagiye na jagwari ukagenda muri wa bihugu wifurira kugira imana umumaro wagiye na rwandeya ukajya muri biriya bihugu ukagenda ukayihagararira imana yakubona ikabona uri umwambasaderi wayo iyo ugize ishaka ryo kwihagararira imana irakurwanira uko bwije nuko bukeye mwamvugira ngo amen ako ni akamaro ko guhumuka niba uzindira mu twasomye iriko hari hashize imyaka 500 havumwe hanyuma iyo usomye Luka 30 hari umuntu wahumye aba yaciye kandi ese mwanyumvishije kimara kuhaca baramufashe baramuhondagura bamusigasigajeho gatoya ngapfe hanyuma umuraba amunezeho arakikira aragenda n'umutambyi arakikira aragenda ariko umusana w'umunyambabazi amugezeho ngo amwomoza amavuta aherayo mwanyumvishije ngo arangije amushyira ku ndogobe amujyana mu icumbi ry'abashyitsi abwira nyir'icumbi ngo umuntu waza amwohereza idanariyo 2 amubwira ngo izi danariyo 2 nguhaye nizo uzarwarisha umuntu kandi ibyo uzatanga birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse aya mavuta rero asobanura iki asobanura mwuka wera ajya yomora inguma umugabo wawe atakomora mwuka wera ajya yomora inguma umufasha wawe atakomora mwuka wera ajya yomora inguma urubyiruko ababyeyi babo batabomora mwuka wera aromora izajya imana nihimbazwa mwamvuye ngo amen arangije amujyana mu icumbi ry'abashyitsi bivuze iki icumbi ry'abashyitsi rigenwa n'urusengero arangije ahereza nyir'icumbi ariwe mwarimu ariwe pasiteri ariwe runaka ushinzwe itorero amwohereza idanariyo 2 idanariyo 2 zisobanura iki
ni ijambo ry'Imana. iri jambo ry'Imana ririmo idanariyo ebyiri. idanariyo ya mbere ni isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 39. idanariyo ya kabiri ni isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27. kandi izi danariyo ebyiri zirarwaza. mwanyumvishije? iyo urwaye satani akakurebesha usoma ijambo hano 5 irakije runaka maze imyaka 38 nanjye izankiza zidahari harimo gukiza. iyo ufite ideni usoma igitabo cya 2 cy'Abami 4 ugasanga hari umugore Imana yishyuriye ideni w'umupfakazi kugira ngo iyishyure runaka ideni nanjye izanyishyurira. mwavuge ngo amen. iyo ushatse ugatinda ku isaha uravuga ngo ariko yahaye Sara atayitamo umuranga agarukira yo ku Kamonyi ikamuhereza umwana nanjye izamumpa. iyo utiza gushaka uravuga ngo ariko iyarengeye Esiteri akaba umwamikazi nanjye izandengera. iyo wize ugatinda kubona akazi uravuga ngo ariko iyarengeye Yozefu ikamurengera akaba uwa kabiri ku mwami w'ubwo 127 nanjye izandengera. izi danariyo ebyiri harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa. mwavuge ngo amen. abwira nyir'icyumba ati umurwaza ibyo uzatanga birenze kuri ibi ngibi nzabikwishyura ngarutse. ibyo azishyura ni ikintu ubugingo buhoraho. mwavuge ngo amen. nihuse rero aho Yesu yigeze ahaza rero arangije arahava akimara aragenda hari mu mwitwa w'abaruturumayo wo kwa Timayo. nihuse yabaga iri iruhande rw'inzira isabiriza. hanyuma irabaza ngo mbese ni ibiki birimo birahita ko numva urusaku kuko atarebaga yumvaga urusaku. se mwanyumvishije? no mu isi y'umwuka iyo utareba wumva urusaku. wumva urusaku rw'ibibazo, wumva urusaku rw'amadeni, wumva urusaku rw'inzara, wumva urusaku rw'amazu ya ba nyir'ibyondo, wumva urusaku bya minerivare, wumva urusaku rwo gutaranika, wumva urusaku rwo gukaranika, wumva urusaku rwo gusenanika, wumva urusaku rwo guswasanika, wumva urusaku. hanyuma nihuse kandi barambwira ngo ni mwene Dawidi urimo urahita. nihuse kandi ngo ihita itaka. nyamara nimushake mutake ngo ihita itaka. ati mwene Dawidi mbabara, mwene Dawidi mbabara, mwene abati iryo rero dusakuza ceceka. iyi mu myangaburo irakomeza irataka. Yesu yayumvishije ahita ababwira ngo nimumuhamagare. baraza bavuga ngo humura araguhamagaye haguruka. nawe nyumvira kuko Yesu atanze itegeko muri iri terano. Yesu atanga itegeko mu izina rya Yesu. atanga itegeko. ni umusirimu ni umusirimu. reka mbabwire ijambo ry'ubwenge. mimba mu isi y'umubiri ugerageza gukaraba ukaza mu bantu usa neza abyushe ukagerageza gutereka nubwo nawe afite akamaro kamwe reka hamese irico rivyo abyushe ukanakaraba ukanisiga n'utuvuta abyushe kugira ngo uze mu bantu usa neza. no mu isi y'umwuka kugira ngo wegereye Yesu bibanza kugira ngo use neza ukiyambura imyambaro y'ibyaha ukabona kwegera Yesu. mwamvuge ngo amen. nyamara kandi kuko iyo usomye Mariko 2 hari abagabo bagera muri 4 bigeze bazana ikirema basanga Yesu yateraniye mu nzu. hanyuma babura abantu bagicisha mu muryango w'uzo madirisha buzuye. noneho bigira inama batora haringana naho Yesu ari. mwanyumvishije? noneho bakimara gutora haringana naho Yesu ari, Yesu arimo arigisha ngo ngenze no kuri ubugingo naho uzajya kwa data tenge mujyanye muyemo rifunganye kurembo rifunganye n'ijyana abantu mu bugingo ariko irembo rigana n'ijyana abantu kurimbuka. abati muguma muri ryamagamanya akaguma muri mwe muze cyo mushaka cyose muzagihawe. wajye kubona abona ikirema kiri kubisa imbere ye. Yesu ahita abanza gikuramo ya myambaro arakibwira ngo mwana wanjye ibyaha byawe biraburiwe. mwamugira ngo amen.
abari abanditse bati umuntu arigeranyije ababara ibyankana. Yesu abati mutangajwe nuko mvuze ngo ibyaha byawe avuga iyi n'ijambo rya karoti wacirema we ndagutegetse busuka wikorere uburiri bwawe utahe. Mwamvugiye ngo amen. Iyo ugeze kuri Yesu urabanza kwiyambura umwambaro. Iravuga ati iyi mpumyi, iravuga ati rero ntabwo nakomeza kwegera Yesu nambaye umwambaro, ihita wikuramo ibona kwegera Yesu. Hanyuma ikimara kwegera Yesu, hanyuma impumyi Yesu arayibaza ngo urashaka ko nkugirira nde? Nicyo Yesu arimo arakubaza muri iri teraniro, urashaka ko nkugirira nde? Iyi mpumyi buriya iri jambo ndihabwa natekereje ibintu byinshi. Iyi mpumyi we yaratekereje bati ariko Yesu nimusaba akazi kandi ntareba nta kintu kazamarira. Nimbona amafaranga abana b'abandi nzabamara kubera ko ntareba. Se mwanyumvishije? Nimbona amafaranga nzabona umugore wanjye atajyanye n'icyerekezo, njya gushaka undi ujyanye n'icyerekezo. Nimbona ayo mafaranga nzabona umugabo wanjye ari feke, ari umuntu wa feke, njya kureba umugabo ujyanye n'icyerekezo. Rero ningira ibintu nsaba nkabisaba mpumye nta kintu bizamarira, ahubwo igifite agaciro nimusaba guhumuka na bya bindi nari nkeneye arabimperamo. Mwamvugira ngo amen. Impumyi ihita ivuga ngo mwigisha ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ngo igendere kwizera kwawe kuragukije. Impumyi ihita ihumuka, ihita inamukurikira mu nzira. Ntabwo wakurikira Yesu utareba, ntibibaho. Ukurikira Yesu ureba, ihita imukurikira mu nzira aba arabonye. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Kuri ushaka ko dusenga, ushaka ko dusenga tubwire ngo Mana ongera udukure ku maso twongere tureba. Ni ukuri Mana ongera udukure ku maso. Ntabwo hano imbere wazapfa kuhatambuka, wahagwa. Akimara gukura ku maso ntabwo uzahindurwa n'ibihe, ahubwo izi bihe uzabihindura. Kandi umuntu ukoze ku maso Imana igenga ubugingo bwe, igenga ubuzima bwe. Ubu Imana izi ibyo ukeneye uhereye kuri A kugera kuri Z. Imana irabizi, irabizi ikigusaba. Nuhumuke wowe ugira Imana icyizere. Iyo ureba ntabwo witotomba, ntabwo wivovota, ntabwo wivanga n'andi mahanga, no. Ntabwo usambana, ntabwo wiba, ntabwo uheka, no. Ntabwo uroga, ntabwo ugambana, ntabwo ucuragura, ntabwo ugira ishyari, no. Imana iraza igahumisha ibyo ngibyo ukazajya ureba Imana data. Mwamvugira ngo amen. Iyo mugenzi wawe ateye imbere urumva ko nawe uteye imbere, nta shyari. Kandi mbibutse ntabwo twese tuzareshya. Se mwanyumishije? Murabona nisuza agatuti ariko ndenda kureshya namwe mwicaye. Mwabyumvishe se? Ndenda kureshya namwe mwicaye kandi nisuze n'agatuti, kandi ndi umuntu w'umugabo n'ukuri kose, n'ukuri kose. Rero ntabwo twese tuzareshya. Nimba mu isi y'umubiri abagabo twese tutareshya, no mu isi y'umwuka ntabwo tuzareshya, no mu bukire no mu bintu byose ntabwo tuzareshya. Icyo dusabwa ni ukunyurwa n'ubuzima tubayemo. Mwavugiye ngo amen. Ukagera mu rwego rwo kunyurwa n'ubuzima ubayemo. Iyo ugeze mu rwego rwo kunyurwa n'ubuzima ubayemo, Imana icyo yagambiriye kuri wowe iragisoza, nta ruhare ubigizemo. Se mwanyumvishije? Reka dusenge. Tubwire ngo Mana ongera dukore ku maso. Umuntu ugize icyo cyifuzo ahaguruke dusenge. Yego. Imana yongere dukore ku maso twongere turebe. Mwanyumvishije se? Nukuri Imana dukore ku maso. Hanyuma nihuse kandi ntihuse, abantu Imana igiye gukora ku maso ni abantu basanzwe bareba. Se mwanyumvishije?
ukaba ureba ariko ukabata imana ukomeza umumuri nkomeze ndebe ariko igihe utari wagakizwa ntabwo uba ureba samwanyumvishe n'igihe wasubiye inyuma ukaba utakijya ku igaburo ukaba utakijya mu nama y'abakristo ntabwo uba ukireba ariko muri iri teraniro yesu yiteguye kuguhumura wowe utari wagakizwa kugira ngo uhumuke niwe ubigiramo uruhare mwanyumvishije utera intambwe imwe wemera yesu akaguhumura mwanyumvishije kandi iyo wihagazeho utahana bwa buhumyi mwanyumvishije kandi nawe wasubiye inyuma ntabwo yesu agambiriye ko ugomba gutaha ubyumye aragambiriye ko utaha wahumutse kandi kugira ngo wongere uhumuke ni uko ugomba gutera intambwe ukegera yesu ubundi akaguhumura mwanyumvise hanyuma rero wowe utari wagakizwa nawe wasubiye inyuma yesu arimo arakubwira ngo I love you ntabwo ujya umenya gusenga mu kigare kuko dusenze isengesho mana ngo ngire udukore ku maso ni abantu basanzwe baremeye yesu umwami n'umukiza niba imana igiye kongera ugakora ku maso tukareba hanyuma ibibazo ntitubihanga amaso ahubwo tugahanga amaso witeka ariko tutari twasenga muri rusange nturimo utari wagakizwa n'umuntu wasubiye inyuma ukaba ufashe umwanzuro muri iri jambo ukafatira Musenge kubw'umwihariko ariko yesu arimo arakubwira ngo I love you urimo reka ndirimba aka gatero kamwe ni ukuri ubone zose kandi ukwikunda umwana wayo njye nikwikunda nakwiriye nari umugome okwima Yesu wambambirwe ku musaraba muwo yacungu jayo maraso ziyuko nanjye ndimo yandirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose ndashoje nuri mutare wagakizwa uzamukira tugusengera iyo tuvuga ngo mana ngo duhumure amaso kandi ntukijijwe wasubiye inyuma mu bantu uri imana ikura ku maso ntabwo burimo ibyo tubivuyeho ngo mpaguruke dusenge twebwe imana twongere dukure ku maso ibyo birabaye uri imana ikomeye tutafosika zaurayi honani wiristansifo tukistansiwa awa durastansifo twumvishe ijambo waturarise abagabo wararise ababyeyi wararise abakobwa wararise abasore wagira ngo tukumve mu ndirimbo z'abaririmbyi wagira ngo tukumve no mu ijambo ryawe uvuye natwe mu ijambo yo kongera gukora ku maso tukongera tukareba tuzamurika imbere yawe abagabo tuzamurika imbere yawe ababyeyi tuzamurika imbere yawe abasore tuzamurika imbere yawe abakobwa berastansifa tukirwananga honani wiristansifura turasenze mana ongera udukore ku maso twongere turebe ongera udukore ku maso twongere turebe ibibazo ntitwongere kubibona ibigeragezo ntitwongere kubibona ahubwo turebe amaboko yawe turebe ubushobozi bwawe turasenze tugirire neza muri iri teraniro naho ariko dutaha ahubwo dutahane impinduka dutahane ikinyuranyo dutahane diferanse yuko twaje imbere yawe turifuza kuguhagararira nk'uko elisa yaguhagarariye turifuza kuguhagararira nk'uko saduraka meshake bedenego baguhagarariye mu gihugu cy'i babuloni turifuza urubyiruko
kuguhagararira nk'uko yosefu yaguhagarariye kwa mukapotifari. turasenga Imana iri sengesho urikoremo kora ibintu bikomeye uko twaje imbere yawe ntabwo ariko dutanga ikinyuranyo dutanga diferanse kuko uri Uwiteka utajya ubahicira abantu ubusa. tugukoma amashyi tugukoma amashyi tukuvugisha impundu ni mu izina ryawe Kristo, amen. abantu bumvisha Imana bati haleluya, twongere haleluya, twongere haleluya. Imana tikura ubwatsi tuyongera amashyi nta kintu bitwaye.